Nshuti muvandimwe udukurikiye muri uyu mwanya, ndagushuhuje ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese bibane nawe. Nejejwe no kubana namwe muri uyu mwanya mu cigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo hari ubundi buryo. Uri kumwe na mwene Data Sinamenye Daniel. Dusenge. Data wa twese udukunda ukiranuka uri mu bwami bwawe, turagushimiye cyane. Izina ryawe ryiza ririhabwa icyubahiro. Tugushimiye umwanya uduhaye wo kuvugana n'abantu benshi badukurikiye. Mwuka w'Imana akomeze kubana natwe, ndetse n'abari kutwumva bari hirya no hino, mu izina rya Yesu. Hari ubundi buryo. Iyo nsanganyamatsiko tugiye kuganira muri uyu mwanya. Iyo Imana ija kugufata, irabanza andi maboko yose akakurekura, n'ay'umugabo ndetse yemwe n'ay'umugore, ayo wishingikirijeho yose. Umugabo akakuva icyizere, abana bakakureka, itorero rikakurekura, abo mukorana mu kazi, amafaranga akagushiraho. Ariko humura, hari ubundi buryo. Hari ubundi buryo ijuru ryateguye, nubwo ushobora kuba utabizi. Hari ubundi buryo. Mariko igice cya 4 ku murongo wa 35 hari amagambo ahumuriza imitima yacu, atwereka uburyo abigishwa bari bashobewe igihe bari mu bwato. Umuyaga wisutse mu bwato, umuyaga uraza. Erega umuyaga ushobora kuza mu bwato urimo. Ntabwo nzi ubwato urimo, ariko ubwo waba urimo bwose umuyaga ushobora kubuzaho. Erega ubucuruzi bwawe hashobora kuzamo umuyaga, ubuhinzi bwawe, muri bizinesi zawe hashobora kuzamo ibibazo. Icyo bigusaba ni ugutuza. Yesaya 30:15 haranditse ngo, nimugaruka mugatuza muzakizwa. Mwituza no mu byiringiro nimwo muzaherwa imbaraga. Imbaraga zimaze kubashirana, bakoze uko bashoboye birabananira, ariko bibuka yuko bari kumwe n'Umukiza, bibuka yuko bari kumwe na Yesu. Nawe mu bibazo waba urimo byose, wikwirwanaho wenyine. Yesu ari hafi yawe. Yesu aguhengekeye umusaya. Yesu ari gukurikirana ibyawe neza. Ashoboye gutuzisha umuyaga, ashoboye gutuzisha ibibazo, kuko uwaremye inyanja akarema amasoko ntabwo ari gutinya amazi. Igihe bari bamaze gutabaza, Yesu yarakangutse, yararyamye bwerekeza bw'ubwato. Ni mu gice cy'inyuma cy'ubwato niho Yesu yararyamye asinziriye. Yari amaze gukanguka, caha umuyaga, aravuga ati, ceceka utuze. Inyanja iratuza rwose. Nta wundi wabikora kiretse imbaraga z'Imana ishobora byose. Ikibazo si icya Yesu cyangwa Imana, ikibazo ni icyacu. Umva muvandimwe udukurikiye, hari ubundi buryo. Muri Yohana igice cya 21 hatubwira inkuru y'uburyo Petero ibya Yesu bimaze kumuyobera. Yari yarasezeraniwe yuko nakurikira Yesu ibyo yasize azabikurirwa inshuro 100. Agiye kubona Yesu arambitswe ku musaraba, umubiri we ushizwe mu mva ya Yozefu. Ibyiringiro byo kuzakubirwa kabiri birayoyoka. Abona ko Yesu yamutekeye umutwe. Hamwe nabo bari kumwe, abatangariza yuko yisubiriye mu kazi ke, ko yisubiriye kuroba, ko aho yasize ubwato n'inshundura hazi.
abandi nabo baramubwiye bati natwe turajyana. Baragiye batangira imirimo bahozemo kera, bakesha ijoro. Iri gushobora gutandukana na Yesu, kwibwira ngo ugiye gucuruza, kwibwira ngo ugiye gukora bizinesi, ukabura icyo wunguka, ugahomba. Bakesheje ijoro, nta kintu na kimwe bafashe, yemwe haba n'igikeri, habe n'icya kirazira. Ahubwo mu gitondo igihe bamesaga inshundura zabo, byiringiro byo kugira icyo bafata bimaze kuyoyoka. Dushimira Imana ishobora byose. N'abatandukanye nawe ajya kubashaka, ahageze ababaza ikibazo, yemwe bana banjye, ahari mufite icyo kurya. Reka nkubwire muvandimwe udukurikiye, nubwo watandukanye na Yesu ukajya kure ye, aracyagufashe, arifuza kubana nawe. Ari kukubaza ngo ahari ufite icyo kurya, ufite icyo kurarira, ufite icyo kwambara, ufite ibyo gufasha umuryango. Baramusubiza bati ntacyo. Yesu abatangariza yuko bafata icyo nshundura zabo bakazijugunya iburyo bw'ubwato. Bavandimwe, bajugunye inshundura zabo iburyo. Inyandiko iri kutubwira ngo ni rwo ruhande Yesu yarahagazemo. Niturobera mu ruhande Yesu arimo, tuzafata, tuzaronka. Maze igihe bari bamaze kujugunya iburyo bw'ubwato, bafashe ifi nyinshi, ariko igihe bari bagihanyanyaza, igihe bakiyumvamo imbaraga, ntacyo bari kugeraho. Wifuzwa ibihe byose. Paje 422 haranditse ngo Imana ifite inzira igihumbi ishobora kunyuzamo ibyayo bigasobanuka, kandi muri izo nzira igihumbi nta n'imwe muri zo uzimo. Reka mbabwire bavandimwe, mureke tunyure aho Yesu yanyuze, mureke tunyure mu nzira Yesu ari kumwe kuducira, tureke kwirwanirira. Imana yaduteganyirije ubundi buryo. Aho uri kunyuza inzira ntabwo ariho Yesu ashaka. Reka muri uyu mwanya tumenye ko hari izindi nzira z'Imana, hari utundi tuyira tw'ibanga tutazi. Yesu araturarika ngo tumwikoreze imitwaro yacu yose. Yabivuze mu ijambo ry'Imana muri Matayo 11:28. Yaravuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye kandi munyigireho. Muri Yohana 14:1 haranditse ngo ntimugahagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data hariyo amazu menshi, yaba adahari mba mbabwiye, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, zagaruka mbajyana iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Mbabwire ngo Byahishuwe 21:4. Imana yarabyivugiye binyuje mu muhanuzi Yohana. Muhishuzi Yohana aravuze ngo Imana izahanagura amarira yose ku maso, urupfu, kurira, gutaka, kuboroga, ibyo byose tuzaba tubisezeyeho. Reka mbamenyeshe ngo inzira zose wanyura kugira ngo uhozwe amarira, ntacyo wageraho. Wowe wibyariye ntiyaguhoza amarira, amafaranga menshi utunze ntiyaguhoza amarira, amazu menshi ukodesha ntiyaguhoza amarira. Ahubwo Yesu niwe wabyivugiye, niwe uzabyikorera. Uwo munsi ndawukumbuye, nawe uwukumbure. Mureke Imana ishobora byose idufashe muri uyu mwanya, ikomeze kubana natwe, tugire ibyiringiro byo kuzamubona, kandi igihe azaba agarutse, jye nawe tuzavuge tuti giriye Imana twategereje igihe kirekire, ituzaniye agakiza. Imana dushoboze kwizera umucunguzi, mu izina ryera rya Yesu, amen. Dusenge. Data wa twese udukunda ukiranuka, uri mu bwami bwawe, muri uyu mwanya tunejejwe nuko wongeye kutwereka ko hari izindi nzira, hari iyindi nzira waduciriye, hari ubundi buryo. Data wa twese, aho dushaka kunyura ntabwo ariho wifuza. Mana, udushoboze kugukurikira, udushoboze kubana nawe. Tugushimiye kutweretse uburyo Yohana yifuje kunyura inzira y'ubusamo, ariko tugushimiye yuko
byarangiye akumenye kandi agusobanukiye kuri Imana ishobora byose. Igihe wari umusanze ku nyanja yihebye kandi acitse intege, natwe ibyo turimo ducitse intege, dutabare Data. Kandi muri uyu mwanya tugushimiye nanone kongeye kutwereka uburyo abigishwa bari bihebye bacitse intege bari mu bwato wabasanzemo, wari uryamye bwerekeza, nuko Data wa twese ucaha umuyaga, ucaha ibibazo, ucaha ingorane, biratungana, ucaha ibiturimo, bidutesha umutwe, tuyobore, tugukurikire, uzatugeze ku bugingo buhoraho, mu izina ryera rya Yesu.